ngo niriye torero Kristo Yesu azazamuka. Harabibesha ngo kuba mbarizwa mu itorero runaka, muri ADPR, ko mbarizwa muri HEM, ko mbarizwa muri PMUS, ko mbarizwa muri ba Methodist, ko mbarizwa mu ba Div, ko mbarizwa mu intuza, ubwo ngubwo ni twebwe Yesu yemera. Ahanga ntabwo Yesu yemera inyubako n'amadomene iyo myizere ya rusange. Yesu uwazatwara doruwari we. Nutabyemera managura umure mu gitabo cyawe wanditse. Aho ngaho urumva Mose ari kusanga ngo yandukurwe. Mano ngo yamaze gusobanukirwa yuko yanditswe, Mose yaramaze kugira ikizere ko yanditswe. Ntabwo Imana avuze yuko utariyo, ahubwo ibarije gusobanura none bigiye kwandukura abantu 30 Kristo. Ubundi imbaraga za Mwuka Wera, umuntu wese uhamya ko yahawe Umwuka Wera akwiye gutinyuka agahamya Kristo ahereye iwabo mu gace kavukamo. Mu gihe utinya guhamya Kristo Yesu ko wamwizeye uri mu Basilamu kandi warakijijwe kibarimo, imyanya magambo ngo ahisemo kuyoboka iyi nzira y'iki gicumuro mwana ko atakwandukurwayo. Imana imibwira Mose kukwandukura Mose birashoboka, ariko kuri kondisiyo nawe nuhikora icyaha kimwe nawe nakwandukurayo. Ni iki gishatse kuvuga iki? Umisi yashize nuko uwo muntu yabivuziye mu kiganiro ko ni n'abapasiteri benshi babivuga. Aravuga ngo abantu birirwa bababeshya ngo Yesu ngo yagiye mu ijuru, barababeshya. Kiri cyambere. Icya kabiri, abantu birirwa bavuga ngo ati Yesu gazaza, ubwo ni ububeshyi. Icya gatatu, abantu birirwa bavuga ngo twege ngo tuyobora inama, ni ububeshyi. Twege tuyobora abantu. Niba muvuga ko muri inama mugende mu byatsi mujye kurisha, cyangwa niba wowe uri ahangaha witwa ngo uri inama usohoke, cyangwa utegereje Yesu ngo kuko iri ni itorero ryanjye ngo niwe uriyobora ntabwo ari ibya Kristo. Bivuga ngo hanze azabimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. 16 Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye aza vuba. Aravuga ati kandi ubabwire birinde cyane, kuko aho nzatwara abantu banje nagiye kuhategura. Yarababwiye ngo abakobwa batashe ubukwe ari 10 bose baratowe. Yes, baritegura bajya naho ubukwe buzabera kandi bajyana n'amatabaza. Ariko ngo 5 bagira ubupfu ntibajyana amavuta. Bivuze ngo hari abantu uzasanga bamenye iby'iyi nkuru ya Yesu, bamenye iby'agakiza, baranakizwa, baranatura, baranihana, ariko bamaze kugera aho ngaho bihaniye, bamaze kugera muri Yesu basa nk'abarambirwa, bava ku ntego bari bariho. Bibagirwa ko mu mwanya uri imbere ari ubukwe. Noneho batangira kugaragaza yuko abantu bitwa imbwa ari abantu, ntabwo ari ibisimba zasubiye ku birutsi, nuko ari babandi bamenye ukuri ari we Kristo. Bava bisobanuye noneho ko Kristo y'umumenyerera avuga ngo va mu busambanyi, va mu businzi, va mu buyayi, va mu bubeshyi, va muri bya bintu byose. Bamara kubimenya nkuko wavuze bagatanya guhabwa n'Imana kwanza nkuko wari mubisobanura. Noneho ko ibyo byose bamenye n'ukuntu baze guhabwa Imana, bakareba gutegereza twageza nabi byo kutubwira Yesu reka twikore ibyo dushatse, bakabyizingitiranyiriza uko bakavuze. Noneho urumva bahunze byaha bari ngo babivamo kubwo kumenya neza Yesu. Bamenye nabi, bamenye neza kubwo bamaze kumumenya, batajya kumumenya baramumenye neza bagira kuba bamumenyera. Reka mbwira abantu badukurikiye, nubwo wamenya umuntu uzirinde kumumenyera. Egare kuvuga ngo nubwo wamenye Imana, nubwo mufite Imana, nubwo dufite Imana turi kwigisha, twirinde kuyimenyera kuko Imana niyimenyera. N'umuntu ubwe ushobora kumumenyera akakugwa gitumo, ugasanga akakugwa nabi, mbese ukamusesema ukamugarura. Ubwo rero aravuga ngo rero abo bantu bamaze kumenya ukuri bakongera bakabyizingitiranyiriza cyangwa bakabisubiramo, bari baramenye bakabivamo, aba bagereranya nk'imbwa ngo yamaze kuruka ibirutsi ariko ikongera ikabisubiramo. Kandi ibirutsi bigereranyije na byaha warabirutsi urabisesema. Imbwa n'abarozi ko bari imbwa n'abantu basubira mu byo. Noneho urumva arabirutsi yongeye agiye kubirya kandi uvuye mu busambanyi usubiye mu busambanyi. Egari usubiye mu birutsi yongera bifata nk'uko ingurube ngo yuhagiwe. Mwani magambo amaraso Yesu yakwejeje
yagutunganyije noneho kandi ukongera ugasubira muri bazahurira mu ijuru n'abazaba bariho nzaba mpari nanjye sinzaburayo ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nitaba nziko nzumva izina ryanjye nitaba. nanone abakunzi ba Be Careful turongeye turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Amazina njye uri kuvuga ni Dufatanye Eric nkuko bisanzwe. Umunsi murabona ko twatumiye abantu b'abakozi b'Imana, pasiteri, umuvugabutumwa Evangeliste Didier. Nukuvuga ngo biraza kumera neza, ariko reka tubashimire mwebwe mwese abari impande n'impande zitandukanye, cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Dushima n'abantu bakoze subscribe no gusharinga no gukora n'ibindi bitandukanye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turagira ngo rero n'undi utarakora subscribe, utarasharinga n'abandi bitewe n'ijambo ry'Imana turashaka dushingiye mu musingi uri muri Matayo 28 bore kuri 19 na 20 bivuga ngo ubutumwa butugende bwoherezaga abigishwa be akavuga ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa. Natwe niyo mpamvu tuba turi kuvuga ubutumwa mu buryo bujyanye n'ubu ngubu turi gukoresha, turi kuri za kamera. Uzi ko ubutumwa bugera mu mahanga henshi, nubwo wenda hano aragera muri Amerika, igihe ataragera i Burayi cyangwa pasi ataragera n'ahandi bivuga ngo ubu butumwa burahagera, kandi Imana nibishaka nzi ko tuzahagera. Imana ibamira umugisha. Rero reka dusabe abakozi b'Imana undi bibwire ababakurikiye. Turahera ku mushumba umukozi w'Imana uri hirya, arabibwira amazina, na Didier arabibwira amazina, niko tukomeza kongera kubabwira ibikurikira. Murakoze pastor, wabibwira abantu babikurikiye. Urakoze cyane. Amen amen. Nitwa Pastor Safari Jonathan. Nishimiye kubana namwe mu kiganiro Imana iduhaye gukorana uyu munsi. Amen. Amen. Nanjye nitwa Didier, ndacyari umuvugabutumwa, ikindi ndakomeje. Uretse ko nicaye hagati y'abubatse, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko nanjye mu minsi y'imbi nanjye nzaba nubatse. Yesu nashimwe. Uyu ni umugabo arubatse, nanjye nicaye hagati y'amavuta y'abubatse. Yes, Didier nishimiye kuboneka hano. Ikindi uyu ni pasiteri, ni umubyeyi. Ikindi bano bantu bose turi inshuti. Rero cyangwa ingamba twafashe cyangwa icyo twifuje kuganira, mwene data nyiri Be Careful TV, muze no kwa na subscribe na share byose. Ni uyu nguyu twicaranye Eric, twambaye amakoti asa nkaho twabyumvikanyeho. Uyu ni Pastor Safari turi kumwe. Ibi byose mbivuze kuko numva umutima wanjye wishimye. Ni n'umunsi wanjye w'amavuko, turi kwinjira mu wundi munsi, ariko anniversaire yanjye ninje mu wundi mwaka. Rero ibyishimo mfite bitumye nsa nkaho mvuze byinshi. Icyo turi bugendereho rero, Eric nujye kutuyoboramo. Turanasenga, ariko tugiye kuyoborwa na Eric. Ibintu byose tugiye kuvugaho bishingiye ku cyerekeranye no gukizwa kwacu no kugaruka n'uru rugendo. Yes. Urakoze mukozi w'Imana kuyivuga kandi uvuze ibintu byiza. Ahubwo reka dusaba abantu bashaka gukumenaho amazi bayakumenaho nta kibazo. Sinona bakumenaho amazi, bakumenaho soda, nta kibazo. Rero yabivuze yuko ndi umugabo ufite abana 2 n'umugore umwe, kandi bishima Imana, ni icyubahiro cy'Imana. Yes. Kandi n'uriya we ni umupapa ukomeye cyane mukuru. Turi hasi, turi mu mavi ye hasi, ariko ararenga natwe tuhinguka. Imana ishimwe cyane. Abakozi b'Imana turashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rikomeye, ijambo ry'Imana abantu benshi bajyaho impaka cyangwa basobanura mu buryo butandukanye. Turashaka kugira ngo tuganire kuri topic ivuga ngo ese ni irihe torero rizagenda mu ijuru cyangwa rizajya mu ijuru? Ninde uzaza kutwara iryo torero? Kugira ngo ayo magambo tuyaganireho,
twerekana ibyanditswe cyangwa mwerekana ibyanditswe, kuko abantu hari ukuntu bavuga mu buryo butandukanye nuko Bibiliya ngenda nagiye nyisoma, kandi ngira ngo n'abandi uko bagiye babisoma abandi baraza gushakisha barebe ukuri, niba ukuri muvuze ari ukuri muri Bibiliya cyangwa ukuri bariya abandi bajya bavuga bitandukanye uko Bibiliya ivuga, niba koko guhuje na Bibiliya ndahari ngiye n'abana narumvise nabi. Reka dutangire rero dusenga, turasaba mu Pastor Safari mu cyubahiro cy'Imana yamuhaye n'amavuta y'Imana yamusize rwose. Hano ni umuntu witonda, umuntu uvuga mushishije make maza kubibona, ngira ngo muri kumva jewe ndi kuvuga byinshi, ariko byose bituma umurimo w'Imana ugenda neza. Pastor Safari turagusabye kugira ngo dusengere dutangire ijambo ry'Imana uyu munsi Imana ishyize ku mitima yacu. Urakoze cyane. Uwiteka Mana isumba byose, Haleluya. Imana ikomeye, twongeye kugushima, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko utugiriye neza muri aka kanya, tukaba tubonye umwanya mwiza wo kugira ngo twongere tuganire ku byubaka ubugingo bwacu. Haleluya. Kandi bidufasha muri uru rugendo twatangiye rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Bana natwe utugirire neza, dufashe muri uyu mwanya kugira ngo Umwuka Wera abe ari utuyobora, ikiganiro kize gusoza buri wese yumvishe icyo Imana imubwiye. Fasha buri muntu wese uzumva cyangwa akareba ino video gusobanukirwa neza icyo Imana imushakaho. Urakoze, turagushimiye ko ubaye umuyobozi hagati yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe tubisabye twizeye. Amen. Amen. Pastor Imana imumugisha, kandi tuzi ko Imana iri kumwe natwe kuri ijambo ryarambwiye muri Malaki yaba mu ba Matayo 18 yuko ababiri cyangwa abatu batatu iyo bateranye Imana iri kumwe nabo. Ntabwo rero dushidikanye, twebwe tuzi ko twicaranye n'ubwami bw'Imana buri muri twebwe. Topic yacu ntabwo tuyivuyeho, topic iri kuvuga ngo ni irihe torero rizajya mu ijuru, ese ninde uzaza kuritwara. Kugira ngo rero abakozi b'Imana mudufashe kugira ngo dusobanurire abakozi b'Imana bashaka kumva ijambo ry'Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana, kugira ngo barusheho gusobanukirwa. Kandi duhere kuri uyu agira icyo bivugaho. Yesu Kristo nashimwe, murakoze kunyakira. Amina. Mwene data baje ikibazo cyiza, bene data baragenda banyunganira kuko twese dukoze nk'uko amenyo ari hamwe arumenyama. Niko abagana baca umugani, amenyo ari hamwe ntiyarumenyama, yatatanye ntabasha kwiruma neza. Ikibazo tujye kugera dusubiza ibibazo nk'uko abajije, kugira ngo dukore kino kiganiro gifite iminota mike cyane, Imana ibidufashemo. Itorero riza mu mashusho y'uburyo bubiri. Hari iryitwa groupe y'abateranye bitwa ko ari abizera kandi bizera muri Kristo Yesu, bitwa itorero. Bashobora guteranira mu nyubako, hanyuma hakaba icyitwa itorero by'umwihariko umuntu nkawe ku giti cye, kuko aba urugingo ku itorero, kuko itorero rya Kristo ni systeme y'umubiri. Hano tugiye kwifashisha ibyanditswe, tugiye gusoma ahantu hatatu, hanyuma mbisesengure ariko mbanje kubisoma. Tubanze dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 12. Sobanure ni ryari umuntu ahinduka urugingo ku mubiri wa Kristo cyangwa ahinduka igice ku itorero, kuko umubiri wa Kristo witwa itorero kandi natwe ubwacu tukitwa itorero. Ariko by'umwihariko nge Eric na Pastor Safari twese turi ingingo ku mubiri wa Kristo nk'itorero rya Kristo. Abakorinto ba mbere 12 duhere ku murongo wa 12 kugeza kuri 13. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Nuko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nkuko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Haleluya. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Tugendane gake. Nkuko ingingo ari nyinshi z'umubiri zikora umubiri umwe. Urutoki rwitwa umubiri, ijisho ryitwa umubiri. Ni muri ubwo buryo nitwa umubiri wa Kristo, kuko ndi urugingo ku mubiri we ryari igihe nabatijwe mu mwuka wa Kristo. Haleluya. Batubwiye ijambo ngo ni ryari umuntu ahinduka
kuba umubiri wa Kristo. Some umurongo wa 13 avuze ngo iki? Umurongo wa 13 baravuga ngo nk'uko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe. Ababwirwa n'Abikorinto bizeye Kristo kuba umubiri umwe, bivuga yuko tubatirizwa mu mwuka umwe, ari wo mwuka wera, ari wo mwuka wa Kristo Yesu, ngo twabatirijwe twese. Ababwirwa n'abizeye Kristo Yesu. Nibo Yesu yigeze yemerera mu rwandiko rw'ibyakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 5 ngo abizera nk'uko babatijwe mu mazi na Yohana ngo igihe kigiye kuzagira babatizwe mu mwuka wera. Noneho bikavuga icyatumye umwuka wera abantu batawubatizwamo abizeye Kristo. Mu gice cya Yohana igice cya 7 umurongo wa 38 kuza kuri 39 hari amagambo avuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri bo. Ngo ibyo bivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abizera bendaga guhabwa. Ngo icyo gihe umwuka wera yaratarahabwa abizera, ngo kuko Kristo Yesu yaratarazamurwa ngo yicare mu buryo bwa Se, yaratarahabwa ubwiza bwe. Ibi bintu dusanga bimaze gusohora, bivugwa no mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3 aho ngaho. Haraho ngo Yesu ngo kuko ari we muremyi w'isi akaba n'ishusho kurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Abaheburayo igice cya umurongo wa 2 n'uwa 3 ngo nawe Imana yaremesheje isi ngo amaze kweza abantu, amaze kumena amaraso no kweza ubugingo bw'abamwizeye, ngo arazamurwa mu ijuru ahabwa icyubahiro ngo yicaye mu buryo bwa Se. Ibi ngibi igihe byamaze gusohora nibwo umwuka wera yoherejwe abizera. Noneho Yesu yari yarabanje kumusezeranya ngo abizera bazamuhabwa, ngo umuntu wese umwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri we. Ngo ibyo bivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abizera bendaga guhabwa. Noneho tugasanga bisohora yongera kubihanura mu gice cya mbere cy'ibyakozwe umurongo wa 8 ngo icyakora ikizahamye ko babatijwemo, ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Yavugaga iz'umwuka wera, ngo umwuka wera nabamanukira. Avuga imbaraga izarizo ngo nizo kumpamya Kristo. Ubundi imbaraga za mwuka wera, umuntu wese uhamya ko yahawe umwuka wera akwiye gutinyuka agahamya Kristo ahereye iwabo mu gace kavukamo. Mu gihe utinya guhamya Kristo Yesu ko wamwizeye, uri mu Basilamu kandi warakijijwe ukibarimo, imyanya magambo nturahabwa uyu mwuka, kuko umwuka wa Kristo gutera gutinyuka ukamuhamya. Rero iki kintu ndashaka ngerekeze ko nirya ruhinduka itorero, nirya ruhinduka urugingo ku mubiri wa Kristo. Mwene databaje ikibazo, itorero Kristo Yesu azazamura ni irihe? Mbese ni inyubako cyangwa ni umuntu ku giti cye? Hano rero turi kubwirwa ko ikiguhindura urugingo ku mubiri wa Kristo ni ukubatizwa mu mwuka wa Kristo. Ngo twese twabatijwe mu mwuka umwe kuba umubiri wa Kristo. Bishatse kuvuga yuko ntabwo kubatizwa mu mazi aribyo biguhindura urugingo ku mubiri wa Kristo. Ikiguhindura urugingo ku mubiri wa Kristo ni ukubatizwa mu mwuka wera. Kandi nta muntu ufite ubwo burenganzira bwo kubatiza undi mu mwuka wera. Iyo haba hari umuntu wari ukwiye kugira uburenganzira, Yohana ubatiza ari kuba mu bambere, kuko yavutse yarabubatijwemo. Kandi Yesu yamubatijemo burya igihe yahuraga igihe Mariya yari afite inda ya Yesu agihobera na Elizabeth. Yohana amaze amezi 6 mu nda nyina, ngo abana basimbukira mu nda zabo. Yohana muri we yabaye nk'aryakiri wa mwuka, kuko Kristo niwe ubatizamo. Yohana yavutse mu gukora ngo ninjye ubatirisha amazi n'undi wese ariko Yesu uzaza hanyuma yanjye babatirisha umwuka n'umuriro. Umuriro ko Kristo Yesu niwe ufite ubwo burenganzira wenyine bwo kubatiza umuntu umwuka wera. Niyo mpamvu utashobora kubatizwa mutaramwakira. Imaze kumwakira umwami n'umukiza rero ubatizwa mu mwuka we. Igituma ubatizwamo ni uko Kristo amaze guhabwa ubwiza bwe, kuko twamaze kumwizera. Hano rero nanishaka aho ngaho kugira ngo tugende tuganira gake dusangire ijambo ry'Imana cyangwa dusangire iri jambo. Yes. Uvuze ngo ababatijwe mu mwuka. Ndagira ngo sobanura abantu bakumva kugira ngo babitandukanye nuko bo babyumva. Ushobora ngo abantu babatijwe mu mwuka, umuntu agatekereza yuko kuko abavuga indimi akanahanura ngo igari ko yaratijwe mu mwuka, igari ko ari itorero. Kandi birikanireka muri Matayo 7:21 aho ngaho yuko hari abahanuraga, kandi nabo ahantu udafite umwuka. Yego. Hari abahanuraga, hari abirukanaga abadayimoni, ariko noneho agera asabwa ngo bazamugera imbabwe umwumva imbere mwamozi zibimwe. Yes. None
urabisobanutse kugira ngo ubitandukanye n'ibyo ngibyo abantu bibwira yuko wenda hariko hari abahanuzi egare kuba ari itorero ry'Imana. icyo kibazo ni cyiza, reka gisubizeho muri iki gice cyo twari turimo Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 7 udusomere. icyo gice cyo turiho Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 7 udusomere twumve icyerekana aho umuntu uyu mwuka, kuko Yesu atubwiye uwemerewe kuwakira ni uwamwizeye, kandi niryo aramwakira nukora ko amaze kumwakira Kristo ngo imigezi y'amazuru izatemba muri we, sobanuye abemerewe kuyuhabwa umwuka wera bakobatizwamo kuba urugingo ku mubiri wa Kristo. Byo bitandukanye no guhabwa impano z'umwuka wera. Ariko izi mpano z'umwuka wera hano birigaragaza ko ari ikimenyetso kitwerekana uyu mwuka. Ariko kubatizwamo biguhindura umuhamya, kuko Yesu yavuze ngo tubabanza basoma aho ngaho. Kadusome mu 12:7 aravuga ngo umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Uyu iki ni impano zihamye ko uyu mwuka twawuhawe. Ariko uyu mwuka kubatizwamo bitandukanye no kuyoborwa nawo, kuko ushobora kubatizwamo ugasigara uyoborwa na kamere, ndetse itorero Kristo Yesu akazakwihakana mu bo yamenye. Ikora gusubiza icyo ngicyo ko kuyoborwa n'umwuka ni kimwe no kubatizwamo ni kimwe, kuko ushobora kuzura umwuka ugahanura, ariko kuyoborwa n'umwuka wera imbuto. No mpamvu guhamya Kristo tukwiye kumuhamya mu buryo bubiri. Dukwiye kumuhamisha akanwa kacu ndetse n'imbuto twera za Kristo zikamuhamya. Kuko Tito 1:16 aravuga ngo bavuga ko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bivuga yuko Imana ishaka yuko tuyihamisha ibyo dukora n'izo mbuto ziva mu byo twahamije Kristo. Niba mvuga yuko ndi umukristo, Yohana wa mbere 2:6 uvuga yuko ahora muri Kristo ngo arasabwa kugenda nk'uko Yesu yagendaga. Nk'uko rero guhamya Kristo ntabwo ari mu magambo gusa, niwe Yesu azihakana, kuko Yesu umwami ko twahawe mu izina rya twakoze ibitangaza mu izina rya Yesu ngo mwankozi z'ibibi sinigeze mbamenye. Ko hano Yesu igituma azabihakana ni ibibi bakoze kandi bakabikora bahanura bakabwiriza, ariko imyitwarire yabo igahakanya Kristo. Niyo mpamvu Yesu rero ntabwo azihakana abamwihakanye mu magambo gusa, ahubwo abamwihakanye no mu myitwarire yabo bagahakanya ku kwizera, kuko kwizera kugira imbuto. Niba wizera Kristo ukwiye kumuhamisha imbuto wera. Nicyo gituma rero amashami yose ari muri Kristo yanze kwera imbuto ngo aracibwa. Rero abangaba bashobora kwibesha ko bakiri muri Yesu kandi baramaze gukurwa muri we, kuko imyitwarire yawe izahana yuko uri uwa Kristo cyangwa utakiri uwe. Niyo mpamvu rero wamaze kwizera Kristo asigarana ideni. Noneho hari ikindi kintu turi buze gusobanura utiki muri ijambo ry'itorero, kuko uri kubabaza ikibazo ngo ni irihe torero Kristo Yesu azazamura. Hari abibesha ngo kuba mbarizwa mu itorero runaka, muri ADPR, ko mbarizwa muri HEM, ko mbarizwa muri PMUS, ko mbarizwa muri ba Methodist, ko mbarizwa mu ba mu badive, ko mbarizwa mu intuza, ngo ngubwo ni twebwe Yesu yemera. Ahanga ntabwo Yesu yemera inyubako n'amadomene iyo myizere ya rusange. Yesu uwazatwara dore uwari we by'umwihariko umuntu ku giti cyiwe. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Dusubiramo twumve. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ntabwo ari kuvuga hano inyubako, ntabwo ari kuvuga itorero nka ADPR, ntabwo ari kuvuga itorero nka Methodist, bari kuvuga idini y'Islam, bari kuvuga idini y'abahamya. Hano bari kuvuga abande bakwiye kwezwa, twebwe ubwacu. Bari kuvuga abera, abizera bafite ubugingo, umwuka n'umubiri, bavuga umuntu. Ngo kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami Yesu Kristo azaza. Mwene magambo azabaje gukora iki? Azabaje gutwara nyine, kuko Yesu yavuze no mu Byahishuro 16:15 ngo dore ndaza vuba nk'umujura, hahirwa urinda umwambaro we kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Mwene magambo Yesu azaza gutwara itorero ridafite ikizenga cyangwa umunkanyari, si inyubako, si denomination cyangwa zino za eglise locale. Baravuga ubugingo bwawe. Iyo rero bwanze
kuba mu buzima bwo kwezi kuko Yesu avuga ngo ni Pawulo uri kubwira abitesalonike ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu birarindwe. Bandi bavuga ngo ndakijwe mu mutima ariko umubiri we akawambika ubusa, umubiri we agashaka kuwukora ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Barakubwiye ngo wewe ubwawe, umwuka wawe, ubugingo bwawe n'umubiri wawe ngo birarindwe byejejwe. Turasabwa kwezwa mu mitima, tukezwa no mu mwuka, tukezwa no mu mubiri. Mani magambo urasabwa kutaba igisitaza. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo ndahirimbanira mu Byakozwe n'umwaka 24:16 ngo ndahirimbanira kuba umutima wanjye utancira urubanza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Turasabwa rero guhamya Kristo yuko turabe imbere y'Imana, tukabihamya n'imbere y'abantu tugamenya yuko turi aba Kristo. Kuko hano rero itoro Kristo azazamura risobanukiwe bene data ko atari inyubako, ashaka ubwanyu, ubugingo, umwuka n'umubiri. Bisobanura umuntu aremye mu butatu, kuko ubugingo nibwo bufata umwanzuro wo kwakira Kristo. Umwuka w'umuntu iyo umaze gupfa urazamuka, umubiri ugasubira mu butaka, ariko utegereje kuzambikwa kudapfa ariko kuzuka. Ndetse n'abazaba bakiriho nabo bazahindurwa, imibiri yabo izambara kudapfa imere nk'iy'abazutse. Niyo mpamvu rero kuza kwa Kristo azatwara umugeni wo yakoye, nubwo bose yabameneye amaraso batazamwizera. Abamwizeye, abamwakiriye bose akabasha bwo kuba abana b'Imana, bakaba abana b'Imana. Ntabwo bino bihagije kumwizera gusa, ahubwo uku kwizera mu magambo ukayatuza biguhesha gukizwa kwa mbere. Gukizwa kwa kabiri ni uguhinduka mu ngeso usa na Kristo. Gukizwa kwa gatatu ni ukuzava muri uyu mubiri w'imiruho, tuvuye mu bishuko Satani, isi n'umubiri. Uko niko gukizwa kwa nyuma Kristo azamwitorera. Kuko gakiza kari mu buryo butatu. Mu ukiri muri iyi si kwakira Kristo mwami n'umukiza, uramutse uve mu mubiri wajya mu ijuru. Ariko mu gihe ukiri muri iyi si wambaye umubiri, urasabwa no gukizwa mu ngeso zawe, ukwiye kuzihuza kuzageza igihe ugeze ku rugero ucitse rwa Kristo. Mbese niyo ntumbero. Ntabwo ukwiye gukizwa nka pasiteri runaka, ntabwo ukwiye gukizwa nka Eric, ntabwo ukwiye gukizwa nka Didi. Urasabwa gukizwa ukagera ikirenge cya Kristo, nk'uko nanjye mparanira ku kigeramo cya Kristo, nk'uko Pawulo aharaniraga ku kigeramo cya Kristo. Nk'uko abibwira Abikorinto 11:1 ngo tuharanire ku kigeramo cya Kristo. Ni ugusa na Kristo. Kristo niwe cyite, niwe uduheshurira ijuru, niwe password. Nta yindi nzira rwo haba izindi nzira zose. Numva kiro gisa nkaho ngishubije. Ndagira ngo utarashyiraho akadomo ko twaje kugira ngo dusobanurire abantu kugira ngo barimenye. Kumwe na pasiteri kandi ni inararibonye kandi amaze igihe kinini, dore yuko afite n'inama ayoboye, kandi nawe buriya hari byinshi azi cyane. Tugira ngo tureke kubanza kwita twifatanya kugira ngo abantu bisobanukirwe neza. Ikibazo cyabazaga se itorero rizajya mu ijuru ni irihe, ninde uzaza kuritwara? Ariko hari indirimbo abantu bajya bibeshyaho bakagira ngo itorero yenda rivugwa ni idini. Ugasanga niba hari umubwirizabutumwa ukiza nyine wejo undi umwana gifite yenda ku kariro, atarabajije nk'abo bakuru basaza nk'abo ngabo, cyangwa atarabajije Bibiliya ngo ayisobanukirwe neza n'itorero ryo arimo, akavuga ngo buri muntu mu itorero awezejwe muri byo tuyeka. Mbese bagakoresha ayo magambo, akavuga ngo rero agira ngo babwire ngo abantu baca imanza, cyangwa abantu bavuga ngo atabasilamu cyangwa abadive cyangwa abagatulika cyangwa abarokore ngo nta mugeri urimo, barababeshya ngo buri dini ryose. Abumva bisa nabikora mu itorero, baravuga ngo buri dini ryose rifite umugeni, kandi nyamara uri gutwereka itorero iryo ari ryo riri kuvuga. Ndetse utangiye kugaragaza ko izajya mu ijuru ari umuntu, kandi uwo muntu afite ukuntu agomba kwitwara, kandi nta wundi ugomba kuritwara. Watangiye kubivuga nuko turabyinjiramo neza ngo bisesengwe neza. Watangiye kugaragaza ko ari Kristo, kandi Kristo hari amadini hanze, abo bigishwa bari kuvuga ngo aha naho harimo abageni amubarizwaho, hari amadini hanze atanakeneye iryo zina, adatangiye kuryumva ngo ati koresha ijambo atarishaka. Kuko ijambo gukenera ni ikintu umuntu ashobora gukira ariko atanashaka. Urugero ushobora kuba ukeneye ibyo kurya ariko udashaka kubirya. Noneho hariho kuba ukeneye, kuko abantu bose bakeneye gukizwa nk'uko Imana ibishaka, ariko abantu bose ntibashaka gukizwa. Dukoresha ijambo hari amadini adashaka Kristo,
nubwo amukeneye kuko Kristo yatanzwe amena amaraso ya bose kuko twese twari tumukeneye. Burya nta muntu udakeneye Kristo, twese dukeneye Kristo, abamwizera n'abatamwizera. Yapfiriye bose kuko bamukeneye, ahubwo siko bose bamushaka. Nirumva twebwe twese twari tumukeneye, ariko no mu yandi magambo hari abatamukeneye cyangwa hari abamushaka adakoresheje imvugo nk'uko bivuze. Si byo Ikinyarwanda cyangwa Ikinyarwanda cy'amagambo menshi. Kugira ngo wenda pasiteri na wenda ko nabwiye ngo ni umupapa rwose uvugira amagambo make kandi ni naribonye, ashingiye kuri icyo kintu mbajije cyo kuvuga ngo ese koko muri ayo madini yose abantu bahora bavuga ngo buri torero ngo ririmo umugeni, ririmo umwana w'Imana, ririmo uzajya mu ijuru. Ese koko kwemeye yuko na hariya hantu batemera iryo zina rya Yesu? Ijambo ry'Imana tubwira muri Yohana 14 umurongo ngira ngo niba ari wa 6 avuga yuko niwe kuri, niwe nzira, niwe bugingo, nawe uzajya kwa Data atari mumujyana. Bo bakaba batanabikeneye ibyo, batanabishaka. Ese tuvuga ko nabo bari kujya mu ijuru? Turagira ngo tubaze pasi cyangwa dusobanura n'abantu badukurikiye kugira ngo dushobore kurushaho. Kandi ikindi, hari n'abantu bavuga ngo baramwizera kandi bakamuvuga ariko bakamushyiraho n'ibindi mu rugari bakabita kugata, nibagata kwebirara. Bamwizera bitandukanye nk'uko tumwizera. Ntibamwizera nk'utanga ubugingo, ntibamwizera nk'inzira, idini ya Islam bamwizera nk'intumwa, bamwizera nk'umwana w'Imana utanga ubugingo. N'abantu bamwe na bamwe bicira no kwa Mariya kambivugaho kantu gatoya, bo bamwizera Yesu kari uzaza kubatwara nk'umwami n'umukiza. Ariko Yesu we hari itangazo yatanze ngo ni njye nyine, kandi byakozwe n'imwe mu bice binavuga ngo niwe umuntu akirizwamo. Kandi 12 byakozwe n'intumwa, hari izina twahawe dukirizwamo izina rya Yesu Kristo. None ugasanga hari abatamushaka, hari abatamwemera, abo rero twamaze kuviva yuko basaraza kubidusobanuriraho. None harimo n'abandi bamuteranyaho n'ibindi bintu, bakavuga yuko hari andi mashami ko ashaka kubagezayo, hari izindi panya, izo bita panya. Tugire muri Bikira Mariya kugera kuri Yesu, hariya ntabwo aribyo. Yes, n'ibindi byinshi cyane. Ni byinshi twakavuze, hari nibatiza ukuntu bibatiriza, kandi tujye mu Befeso kandi hari ukuntu bagara ibintu birindwi bigaragaza umukristo, urumva, cyangwa umubiri umwe cyangwa itorero, urumva. None tugira ngo tubaze pasi kugira ngo bitubwireho gakeya, kuko urumva twebwe tumaze kuvugaho byinshi cyane. Reka pasi nawe tubwireho ahasobanurira ku bantu baduteze amatwi kw'icyo kintu cy'ukuntu abantu bavuga ngo ati buri dini cyangwa buri torero ngo ririmo umugeni wa Kristo. Atwereke ukuntu wabyumva. Imana imuhumugisha cyane. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Amen. Nk'uko mumaze kubivuga, ndagira ngo nifashishe ijambo ryanditse hano muri Bibiliya dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, ibice 3, turasoma duhereye ku murongo wa 14. Aravuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Murongo wa 18, umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Amen. 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 Itorero umuntu ashobora kurisobanura mu buryo butandukanye, cyangwa se umuntu yavuga itorero akarivuga mu cyiciro kimwe,
undi akaryumva mu kindi. Ko umuntu umwe ashobora kuvuga itorero ariko ashaka kuvuga urusengero runaka rwubatse aha ngaha, inyubako iyi n'iyi. Undi ashobora kuvuga itorero ashaka kuvuga itsinda runaka ry'abantu bakora ibintu runaka binatandukanye. Itorero rishobora kuba n'itorero ry'ababyinnyi, rishobora kuba itorero ry'abasenga, rishobora kuba itorero runaka. Ariko ahangaha iyo tuvuze itorero dushaka kuvuga itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo aha Yohana yararisobanuye, aravuga ngo iri torero ryabayeho kubera urukundo rw'Imana. Amen. Imana yakunze abari mu isi bituma itanga umwana wayo. Hanyuma umwana wayo amaze gutangwa, abamwizeye nibo banyetorero. Kandi kumwizera ni ukumwemera, ukihana ibyaha, akakubera umucunguzi, akaba ari we muhuza hagati yawe n'Imana. Niba utamwakiriye, niba utamwemera, niba utaramwizeye, nta muhuza ufite hagati n'Imana. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo kera igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa, batewe n'inzoka mu butayu, zirabarya. Imana ibwira Mose kumanika inzoka ku giti ngo uyirebyeho wese akire ubwo buribwe. Ngo ni nako umwana wayo yatanzwe kugira ngo amanikwe ku giti, hanyuma umwizeye amubera umucunguzi, nawe umukiza ibyaha akamuhuza n'Imana. Amaraso yamenwe aba ariyo aba umucunguzi w'uwo muntu, abe abonye ikimuhuza n'Imana. Tumanutse gatoya umurongo wa 18 haravuze ngo umwizera ntazacirwaho iteka. Aha niho Didiye yasobanuye, abantu bamwe bakibeshya bakavuga ngo none se mu ngewe sinizeye Yesu ngo sinabatijwe. Ariko iyo umaze kwizera Yesu hakurikiraho izindi kondisiyo. Ese niba warizeye Yesu ukabatizwa, witwa uti? Yesu yaravuze ngo umuntu nanyizera ankurikire, nankurikira ankorere, na Data azamwemera, na Data azamuha icyubahiro. Abantu benshi bazi ko kwinjira mu nsengero aho basengera ubwo barangije kwizera Yesu, ubwo byarangiye. Ariko ugasanga imirimo imwe n'imwe bakorera aho ngaho itandukanye no kwizera Yesu. Iri guhakana kwizera Kristo Yesu. Yes. Iri guhakana kwizera Kristo Yesu bakiriye. Bivuze ngo kwinjira mu itorero si ukwinjira mu rusengero. Ahubwo itorero ritangirira kuri njyewe. Njyewe ndumwe mu itorero rya Kristo. Nje ndi itorero rya Kristo. N'urugingo. Kristo iyo ndebye naramwakiriye by'ukuri, imirimo nkora yerekana Kristo cyangwa iramuhakana. Aho ngaho rero niho Bibiliya ivuze ngo umwizera ntacirwaho iteka. Utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'intama. Gusa igihe impanda itaravuga uyu muntu afite amahirwe. Kuko biracyashoboka ko nawe yamwizera, hanyuma akazahabwa ubugingo buhoraho, nawe akinjira muri rya torero, akazajyana n'abandi bera bose, bazajyana n'umukwe ubwo Yesu azabaje gutwara itorero. Mukiraho ari ikintu gikomeye cyane ngira ngo mbabaze kandi ugisanga cyane cyane mu bintu mu bantu bitwa ngo n'abakristo. Hari amagambo umusomyi kandi meza y'ukuri
kandi ashobora gutuma umuntu ashobora kujijuka akava nk'icyo kintu ugiye kubabwira. Hari ukuntu abantu bavuga ngo Imana bishingiye kuri rya sengesho Yesu yasenze rivuga ngo abo wamaye data, abo wamaye nta n'umwe wigize uvuvunuka mu kiganza cyanjye ukeretse umwana wo kurimbura kugira ngo ibyahano bisohore. Twibuke yuko bari abigishwa 12 kandi twibuke yuko nanone kandi hari hakirimo Yuda. None ugasanga abantu bakibeshyaho cyane kuko iyo tugiye no muri Zaburi usanga hakimurondora kuva na kera n'abantu bajya bamuvugaho yuko niwe nabe n'iki byose bikwiye gukurwa bigatsembwa. Urumva? Noneho abantu bakagishyira nko ku babakana batagira ngo hari urutonde Imana yashyizeho umwana muri kureba no bibiri. Abantu bakagira ngo hari urutonde Imana yashyizeho ku ikaye ya cyangwa ku gitabo abantu bagomba kwinjira mu ijuru n'abatagomba kwinjira mu ijuru. Bakavuga ngo naho wakora ute, naho wakihana ute, naho wakora imirimo imeze ite, niba utari umwana w'ubugingo ntuzabubona. Bashingiye kuri sengesho. Ariko noneho hari ijambo usomye ngo muri Yohana 3:16 uravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Mu yandi magambo ntabwo yakunze Eric kuko ndi mutoya umeze kuca kuko ndi muremure, niyakunze umuntu ufite umutwe ugororotse runaka undi yemeze kuntu ngo niyamukunze. Ntabwo yakunze wa wundi muremure cyangwa w'inzobe ngo abandi bange. Bivuga ngo abantu bose yarabakunze, abantu ucira inkonda kuno nabari ikitambambuga yaba ameze gute bose yarabakunze. Ariko asaba ikintu kimwe, ari nacyo kintu Imana idusaba. Uko iba yarasize ku rutonde koko ntabwo byakigidusaba, ntabwo byakigidusaba ngo ati ngo no mukwiriye guhitama, ahubwo yari kwitibikora bikarangira twarisanze mu ijuru. Ariko kubera ko hari ibintu Imana yadushize cyangwa ari ubushobozi, hari ubwenge yadushyizemo, yaravuze ngo mberetse inzira yera. Umuntu wese narabakunze mwese ndabakunda kandi nabarinye mbakunda simbana. Ariko umuntu wese kugira ngo nari menye ko mu nkunda agomba gukunda uyu mwana kugira ngo azahabwe ubugingo buhoraho. None pastor cyangwa bakozi b'Imana, aba bantu murababwira iki? Bavuga yuko hari umwana w'ubugingo n'umwana wo kurimbuka, ariko bagaragashije mu ishusho imeze nk'aho atari nziza yuko hari urutonde Imana yashyize ku gitabo ko hari abazajya mu ijuru n'abazajya mu kurimbuka. Nubwo wakora ikintu na kimwe cyose udashobora kurijyamo n'imwe kuko Imana itari yagushize kuri urwo rutonde. Sinzi ko ikintu mwabivugaho. Ndumva nshaka kugisubiza icyo abadukurikiye abantu batwumve hano. Eric icyo abajije reka nyoroshye mwumve icyo ashatse kubaza. Ashatse kubaza muri iyi mvugo ko Yesu yasengeye abamwizera ndetse n'abazamwizera nyuma binyuze mu butumwa abo yahaye komisiyo muri Matayo 28:19 avuze ngo mugende muhindura abantu bose. Ntabwo yavuze bamwe, yavuze bose. Ariko se bose bemera guhinduka hoya kuko bahawe kwihitiramo. Ntabwo dukunda Imana nk'irobo. Robot cyangwa irobo nta mahitamo igira, ni imashini idafite amahitamo yo kwigenga. Niyo mpamvu yo ikoreshwa yo ntibanayisha no mu rubanza kuko yo ntihitamo. Ariko umuntu wese wahawe guhitamo uyu ngo azashirwa mu rubanza bito n'ibyo yahisemo kandi azi icyo ahisemo, ntabwo azireguza ngo ntiyahawe kumenya. Niyo mpamvu rero Bibiliya kusobanura ngo ko ab'Imana yabamenye kera, ab'ubugingo irabazi, iza bazarimbuka umubare Imana irawuzi. Ikindi n'abazakizwa bagahabwa ubugingo buhoraho, abatazanuka mu gitabo cy'ubugingo, abantu bose bataravuka ndetse bazanavuka cyangwa bavutse babayeho, ab'ubugingo Imana bamenye kera ndetse mbere yo kuremwa kw'isi Imana irabazi. Iki kintu kubera iki babivuga gutya, Paulo arashatse kugaragaza icyambere na Yesu ubwe yaravuze ngo ntiyigeze yihereza abantu biri muri Yohana kuko arazi abazamwizera bose abari. Kuko rero Yesu aza abazamwizera bose. Iki ngiki ni ukuri ntabwo twagihindura, ahubwo kubera iki Imana izashura abantu ho urubanza. Nicyo nshaka gusobanura hano. Bibiliya igaragaza mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 2:3. Ndashaka tubasome ubundi. Batandukanyirije ijambo ugushaka kw'Imana aho gutandukanira n'amahitamo y'umuntu. Ikindi ugushaka kw'Imana kugaragaza yuko Imana izi umubare w'abazayivamo ikaba izi umubare w'abatazayibona. Timoteyo wa mbere 2:3 bageza ku wa 5. Ndashaka nsobanure niba Imana izi, kubera ko ntabwo navuga ngo niba Imana, kubera ko irabizi.
nibyo koko byo ntabwo tubihindura. Imana iza abazarimbuka bose, izi umubare, izi n'abazakora iki n'abazinjira mu ijuru n'ubugingo buhoraho bose irabazi. Idini ryose waba urimo, niba uzizira Kristo Yesu abaga afite igihe azagukurira cyangwa ubuntu uzafatira umwanzuro wo kumuhitamo bitewe n'ubutumwa uzabarumvishe, Imana ibizigiye kuko buri wese agira igihe cye. Ushobora gusanga njyewe Didier niba mvuka mu dini ya Islam, igihe nakuriweho na Kristo n'ubuntu yampaye ngakizwa. Wasanga uyu waravuye sinema waravuye mu Gatolika cyangwa ko barokora inyuma waravuye muri, uzayosanga twese twari mu mubare w'abaciriweho iteka tutarahabwa kumenya Kristo. Ariko Imana igiye guca urubanza ibanza kumenyesha umuntu ubuntu umuhesha agakiza, yabwanga iteka rikaza, kuko ntabwo Imana ica urubanza irenganyije umuntu, itanga kumenya. Iyo rero wanze gukunda ukuri ngo wakire gukizwa buno bumenyi ukabutesha agaciro, nibwo iteka rikuzaho, kuko icyatuma Imana itanga umwana wayo ngo nuko ngo abamwizera. Rero ntabwo wakwizera utahawe kumva, kuko kwizera kuva mu kumva ijambo rya Kristo. Rero abangaba babwirwa ni abahawe kumva Kristo Yesu ndetse no guhabwa kumumenya, noneho bakanga kumwizera bagacirwaho iteka. Rero abantu batarahabwa amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, ntabwo umwana wawe nka Shalom ufite uyu nguyu aramutse avuye mu mubiri muri aka kanya, ntabwo Imana amushira urubanza, kuko uyu nguyu ntaragira ubwenge bwo guhitamo. aho naho rero urashobora kubabarizwa ibibazo. Aho ngaho ntacyo bitwaye. Tubaze dusoma muri Timoteyo wa mbere 3:3 shaka gusobanura kuba Imana izi abazarimbuka bose n'ubumenyi ifite kuva mu itangiro kuva mu iherezo, ahubwo aba bazarimbuka n'uruhe ruhare rwabo. Nicyo no twajyaho. Aba bazarimbuka irabazi bose, n'uruhe ruhare bazagira, bazarenganywa cyangwa kuba yarabamenye bibakuraho amahitamo yabo. Hoya, kuba Imana izi yuko ejo uzabo, Yesu arazi yuko Petero azamwihakana, ariko ntibyakweho Petero kuba azahabwa amahirwe yo kwihana. Rero ijambo kuba Imana izi intege nkeya zawe ntibikuraho ukuri yuko uzabihanirwa. Niyo mpamvu rero ari cyitwa guhitamo k'umuntu, Imana ikabizi byose ariko ikaba yaraduhaye uburenganzira bwo guhitamo. Rero ubugingo bazabwinjiramo Imana irabazi kuko imenya imyitangira kuva mu iherezo, ariko ntibikuraho abazarimbuka yuko bazabigiramo uruhare ku mahitamo yabo. Rero kuba Imana ni nk'uko wabuzi ibizamini abazabitsinda, ariko abazabitsinda bazabigiramo uruhare rw'amahitamo. Wahitamo kwiga ugatsinda, utamugabwa amahirwe ukarepeta. Nicyo Yesu hano Bibiliya Timoteyo iri kugaragaza 2:3 wasome wumve. 2:3 akurwa mbere rwa Timoteyo 2:3 avuze wiki kadusome. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa. Uretse gato, ishaka ko ari bangahe? Bose. Abantu bose bakizwa. Ubwo ngubwo abantu bose harimo abazarimbuka, abazapinga Yesu, abazamuhakana. Hano harimo umubare wa Yuda Iskariote. Imana yashakaga yuko n'abakizwa nubwo yarimbutse bakamenya ukuri. Hano bari kutwereka ubushake bw'Imana mu gukiza umuntu. Ntabwo ushaka ko agira no murimbuka, yo irabishaka. Yo ishaka ko bose bakizwa, ahubwo kurimbuka kuzava mu guhitamo ko kwanga gukunda ukuri ngo ukizwe. Niyo mpamvu rero kuba Imana izi abazarimbuka iza abazigomeka irabizi ko hari abantu bajya bigomeka. Na Yuda Iskariote burya nkuko yaguye mu cyaha gatanga Kristo, niko na Petero yamwihakanye. Ariko Petero we yahisemo guca bugufi no kwiyuzuza n'Imana arihana. Yuda we yicira iteka afata umwanzuro wo kwiyahura, kuko we ngo yari wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Mari magambo ibyanditswe bikwiye gusohora yuko umuriro utazima uzagira abawuyobokamo. Bibiliya ivuga mu byahishuwe yuko abatazi ubutabo cy'ubugingo bazajurwa mu nyanja y'akumu n'amazuku. Uyu uri muriro rero ibyanditswe bizasohora, si uko Imana izabishaka ko abantu barimbuka, ahubwo nuko izemera mu guhitamo ko abantu ubudahangarwa yabahaye ko abahisemo kurimbuka, kuko iz'umubare w'abazabihitamo ntawe uzarenganywa avuga ngo Imana ntimwifurije gukizwa. Niyo mpamvu rero bavuga ngo nubwo wakora ute, niba uri uwo kurimbuka, nubwo wakora ute ni uri uwo kurimbuka tu. Iyi mvugo rero igaragaza bano bantu yuko ari abapagani, ndetse bibanehe ahubwo umubare w'abazarimbuka benshi uri muri aba bantu batemera yuko kurimbuka guhari. Kuko umuntu wabaye ngo ab'Imana yamenye kera abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, bakibona ko bari muri Kristo Yesu
bashobora kumuvamo, kuko Yesu yavuze muri Yohana 15 umurongo wa 1 n'uwa 2 ngo niwo muzabibu, ngo ishami ryose riri muri we, ntabwo yavuze riri kuri we, yavuze riri muri we. Iyo ryanze, iyo rihisemo kutera imbuto zihamya ko ari irya Kristo, ngo data ararica. Iri shami ryacu kuva mu muzabibu rero ririnze umuriro no gutwikwa. Iri rero ntabwo rizava ngo Imana ntiyigeze irimenye, yari izi yuko rizayivamo, ariko nibihisemo si uko Imana idashaka ko rigera imbuto. Imana ishaka ko twese twera imbuto tugamye ko turi abakristo. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, ntabwo bivuze bamwe, bivuye kuri bazarimbuka bose n'ubwo ibazi, si ko ibifuriza kurimbuka, ahubwo bose bifuriza gukizwa, numa bitanga amahirwe yo kwihana. Ngira ngo gusubiza kino kibazo abacyumva nabi n'abafite inyigisho z'ubuyobe babwiye ngo niburo kurimbuka nubwo wabikora uzakora ibyaha nkanure, Imana izagukura mu gitabo, kuko na Mose yarabisabye ngo mwandukure. Imana avuga ngo apana, dore nzandukura yo n'uyu. Twahasoma no kumva ari Imana asobana bazandukurwa yuko babigiramo uruhare, kuko Mose yarabyisabiye ubwe. Imana aramubwira ngo ukoze ibikwandukuza nawe Mose nagukurayo. Imana ibishatse kuvuga iki? Yari izi neza ko Mose atazayivaho ndetse ari ubugingo, ariko bizava mu guhitamo. Imana imwereka yuko nawe ahibihisemo yamwandukurayo. Bishatse kuvuga iki hano rero? Ukuri ni gukuraho ko Imana ishaka ko bose bakizwa. Ikindi ukuri gusiga kuba yuko Imana izi bose abazabwinjira mu bwami, ariko kubibazi bose ntibikuraho ko bizava mu mahitamo yabo, kuko imenya ibyo uzahitamo mbere yuko ubikora. Ikindi ugahabwa n'amahirwe mbere yuko witwaza ngo sinahawe kumenya. Dusome iki kirwa ngo kigaragara kireko Imana ishaka ko bose bakizwa, nta numwe Imana igerera kurimbuka. Kino kirango kirumvikana abadukurikira, kugira ngo abantu bari kubyumva. Imana ishaka yuko abantu bangahe bose ko bakizwa, ndetse bagagura kuki iryo jambo uvuze bimwanga muri Timotheo rishinga rimeze ririfatanyije na rera pastor yadusomeye yuko nabo cyangwa abantu bose bakwiriye kwemera bagahitamo, ubahitemo gusa ubahitemo Imana bakurwe urubanza rw'iteka, ariko bo nibaza guhitamo. Biro ntibikora ko Imana iza bazahitamo, kuko yimenya itangiro kuva mu iherezo, yimenya byose. Tuvuze bahita bavuga ngo nibibizi ntabwo nasambana bizangara mu buryo nge nawe. Wowe ahubwo wari kwikura mu mubare, kuko uyu ahubwo ari guhamya yuko atari ubugingo, kuko ubwe ntabwo azibesha ngo biheshe ibyiringiro, kuko ngufite ibyo byiringiro. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:4 ngo bakungu ubu turi abana b'Imana, ngicyo akora uko tuzasa ntikurerekana, ngo Yesu niyerekanwa tuzasana. Asobanura rero abafite bino byiringiro ngo abafite ibyo byiringiro byo kuzasa na Kristo bakamureba nk'uko ari, abafite ibyo byiringiro byo kuzaba na Yesu Kristo iteka ryose mu ijuru, ngo bahora bakora iki? Bahora biboneza nawe. Mani magambo rero navuga ngo reka nkora ibyaha ntango kora yuko ngewe ndi ubugingo, Imana yasezeranyije ubugingo. Bose bari basezeranyijwe kwinjira muri Kanani, Abisirayeli bagoboka. Nose si bakoze ibyaha nkana bakicirwa mu butayu ushobora kariho binjira. Imana imigaragaza burya bino byose twereka uburyo ninde utarahawe isezerano ry'ubugingo ryo kujya muri Kanani mu bahagurutse bose. Nose bose bagezemo. Nose kubera iki batagezemo? Ni Imana idashaka ko bajya muri Kanani. Imana ishaka ko bose binjira muri Kanani nkuko abaye iryo sezerano, ariko ibashiho condition. Iyo ushobora kuvuga ngo ni Imana itwishimira, noneho babaye mu buzima bwo kutishimirwa n'Imana, baribesha Kanani basezeranyijwe, bazagwa mu butayu. Ubutayu tubwite isi. Rero hari abantu benshi bibesha ubugingo kuba warabuhawe, ubwawe ufite inzira zigenda isore mu mutima wawe, kikakubera ikimenyetso kuko ngo bahora biboneza nk'uko waboneye. Hari ijambo nishaka ngaragaza ko umuntu ashobora kwenukuza mu gitabo cy'ubugingo, ariko nabivuzeho abamwe ntibabingisha y'impaka ngo ntibishoboka ngo Imana kuri icyo kintu. Abandi bumva inyigisho z'ubuntu butangaje, igihe wakirwa ntabwo Imana kuri kosa ryo gukora mu gitabo cy'ubugingo ngo yibeshe. Imana ikwandikayo kuko ishaka yuko nyine wandikwayo, kuko ubu gisome vuba kugira ngo ikiganiro kitaba kirekire. Soma Kuva 32 Kuva 32 umurongo wa 30 kugera kuri 33 twumva uburyo Mose iwe ubwe yisabiye gukurwa mu gitabo, Imana ikabyanga, igasobanura icyatuma imukurayo. Imana ivuga uwizandukurayo. Dusomeye pasi nende bakomeje gusoma 32 umurongo 3 kuri 33 twumve ab'Imana izandukura 30 kugeza kuri 33. Kuva igice cya 32. Yes. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati
mwakoze icyaha gikomeye. Yesu icyo bita icyankana. None ndazamuka nsanga Uwiteka ku musozi, ahari ndabona uko mbitwarira. ajye kubingingira. Mose asubira aho Uwiteka ari, aramubwira ati nyabuneka nyumvira. Ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye kuko bwiremeye imana ya zahabu. Ni ya nyana bakoze. Ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo. Yarimo abingingira. Ariko wakwemera kubababarira icyaha cyabo. Ibyaba byiza, ariko nutabyemera managura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Urumva ni icy'ubugingo. Uwiteka abwira Mose ati, ahanga niho nshaka ko twumva hano. Mose ubwe yisabiye Imana ngo nitababarira abakoze icyaha nkana gikomeye. Icyaha gikomeye bari kugikita ni capital sin. Ni icyaha cya kindi kitari icyaha cyoroshye. Ni icyaha gihakanye Imana babanje kubona ibimenyetso bibizezayo. Yakoze ibimenyetso bigera mu icyo byose, yica n'imfura ya Farawo, ibanyuza mu nyanja itukura. Ibi byose byabemezaga Imana itaboneka, kuyizera kwa ngo bizere. None Imana izamuye ni nk'aba bamaze kwizera. Hano dore aho bagwiriye ni muri ya ngingo yo guhindurwa noneho usa nk'uko Imana ishaka. Ko bari bose bamaze kwizera ngo babatizwa mu kunyura mu nyanja itukura nk'uko Mose yabayoboye, bizana ishusho yo gukizwa. None bamaze kunyura mu nyanja itukura bisa nk'uko babatijwe. None bamaze kubatizwa bose, nyuma bamaze kwambuka inyanja itukura, Abisiraheli babonye ko Mose atinze ku musozi agiye kwakira y'amategeko, abayobora nk'abigishwa bamaze kwizera Imana ya Mose, Imana ya Aburahamu, Isaka na Isiraheli. Iri kubakuramo ya myumvire y'ibigirwamana, ibahereza itegeko rya mbere mu y'amategeko 10: ntimugasengera izindi mana, ntimuzakora ibishushanyo bibajwe, ibisengwa byo munsi mu ijuru cyangwa he, ntimuzabira kuko ndi Imana ifuha. Iki ni icyaha gikomeye, kurema igishushanyo ukakiramya kandi wahawe kumenya Imana itaboneka. Rero nicyo bakoze. Bari ngo Mose aratinze, twiremere igishushanyo, bakuraho amaherena n'imyambaro by'izahabu n'imikufi, babwira Aroni dukora inyana. Icyo kintu bagikora, bahita bakora ijambo rikomeye cyane ryarakaje Imana. Ngo iyi niyo Mana yatwambukije inyanja itukura, niyo Mana yadukuye mu maboko ya Farawo. Aya magambo yose bayatura ku kigirwamana bikoreye, bagitirira ko atari Imana y'ijuru n'isi iri gutitagura amategeko abagenga, ahubwo bagikora nkana. Iki cyaha ntabwo bageragejwe, bagikoze nkana. Nicyo bita nidukomeza gukora ibyaha, Abaheburayo 10:26, tumaze kumenya ukuri ngo nta gitambo cy'amaraso kiba kigisigaye, cyetse gutegerezanya uburakari bw'Imana buzatwika abazi b'Imana. Numva ko ababwirwa bane bane ni abahawe kumenya Kristo ari we kuri, abahawe ukuri kukumenya bagasobanukirwa icyo gukora, ayo bakabikora nkana ku bwende, kuri akazi Imana. Icyaha nkana ni ugukora icyaha ukigendera atari uko bageragejwe. Aba rero ntabwo bageragejwe, bakoze inyana bamaze kumenya Imana yabikoze, ariko bafata ibyuro byose Imana yigaragaje muri Egiputa no kwa Nyanja itukura, babihereza ikinyamaswa biyiremeye mwiza, barakiramya ku bwende, barakaza Imana. Nicyo cyaha gikomeye cyatumye Mose, kuko atumva uburemere bw'icyo cyaha, abwira Imana ngo bababarire, nutababarira nanjye ngure mu gitabo cy'ubugingo. Imana numva ko yamusubira, niho nshaka ngo wumve 3:2-3 33 era kuri 3 karangira 3 hasubira abari wera ngo ariko wakwemera kubababarira, wakwemera kubababarira icyaha cyabo. Ibyaba byiza, ariko nutabyemera managura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Aho ngaho urumva Mose ari kusanga ngo yandukurwe. Mano yamaze gusobanukirwa yuko yanditswe. Mose yaramaze kugira icyizere ko yanditswe. Ntabwo Imana yavuze yuko utariyo, ahubwo ibarije gusobanura none abigiye kwandukura abana. 33. Uwiteka abwira Mose, yego,
uncumuyeho wese icyo cyaha gikomeye cyitwa nkana niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. bivuga yuko rero hari abandikwayo hari n'abandi ukurwayo kuko Imana ibyo ivuze ntibeshye. iravuga ngo uncumuyeho wese, ni nk'aho Mose arimo kuvuga ngo wampanaguye ko mbigusabye. Imana iramubwira icyakantenge Uwiteka kuguhanagura Mose nturagikora, aba bagikoze nibo ndi buhanagure. Bishatse kuvuga iki rero? Imana kubizi ko Mose adashobora kwandukurwayo, ni uko izi yuko na Mose atazahitamo gukora ibimwandukuzayo. Niyo mpamvu Imana imubwiye ngo uncumuyeho wese. Icyo ari kubwira ari gushinga kuri iki cyaha gikomeye bakoze nkana cyo kuba bapfobeje iki Imana yakoze bakabihereza ikigirwamana. Ni nk'uko n'abamaze kuguhereza umwambaro, sibyo? Maze kubona amaze kuguhereza hanyuma ugashima Eric utawuguhaye. Uzi kuntu bimbabaza ngo Eric niwe wampaye umwambaro kandi nzi neza ko niwe waguhaye. Umo ko hano ngiye mu mutima wanjye ngo ubikoze nkana ushaka kundakaza kuko uzi neza ko ari niwe waguhaye, ariko uri kuvuga ngo Eric niwe ukoze iki? Rero nicyo bakoze, bafashe ikigirwamana barakiremeye ngo nicyo cyatwambika inyanja itukura, ibakora icyangana barakiramya. Ibi rero Imana rero bakoze icyangana ngiye kuba kubita mbarangiza. Mose nabo rero babari n'utabarira byo ndivumbuye umwana mu gitabo cy'ubugingo nanjye ndimburane nabo. Imana yavuga naguze icyo uvuze Mose, sinakora iryo kosa. Ushumuyeho muri ubu buryo niwe nzandukura ngahanagura mu kuva mu gitabo cyanjye. Imana ishatse kuvuga iki? Kubizi abazakizwa bose, kubizi abazarimbuka bose, ntibikuraho Imana kubishaka ko bose bakizwa. Icya kabiri, ntibikuraho Imana kuwemerera ubugingo ahisemo kuyoboka iyi nzira y'iki gicumuro umwana ko atakwandukurwayo. Imana imibwira Mose kukwandukurayo Mose birashoboka, ariko kuri kondisiyo nawe nuyikora icyaha kimwe nawe nakwandukurayo. Ni iki gishatse kuvuga iki? Abadukurikiye mutazamenyera ngo ubuntu bw'Imana bukinishe, biracyashoboka. Imana amwe ngo yanyanze mu gitabo cy'ubugingo n'umwana w'ubugingo, ariko ndamutse nkoze nkayoboka Imana, nkayoboka ibigirwamana, nkayoboka Satani mu mahitamo yanjye, Imana yanyandukurayo. Hano biragaragara ko n'undi yarabikoze. Yarabandukuye bari cyabwe ngo agenda ahubwo ko ndaza kubahana. Iri serious. Aho ngira ngo barabyumvise kuko ngira ngo birumvikanye. Hano kirumvikanye kandi ubundi tubisonye hangaha bazongeye bicukumbure. Kuva mu aho bitewe na topic twavuze, reka tumere nkaho tujya guhina, aho duhinira muri byaje bavuga se hari ninde nyakuri. Turagaragaza ndi n'umurongo umwe pastor yadufashe cyangwa nawe nta kibazo. Turagaragaza nk'umurongo umugaragaza umuntu nyakuri uzaza gutwara itorero cyangwa wa muntu wagendeye mu nzira nziza aje gutuma dusobanura utaragiye ngo ibarize ibigirwamana cyangwa ikorera ibyaha nkana kandi azi ko Imana itabishaka. Hano baje ibibazo biri cyarimo. Ubaje ikibazo umuntu nyakuru uzatwara itorero ni Kristo Yesu, sibyo? Ahubwo uwazatwara nyakuri none nicyo ushatse kubaza. Aha wagaragaje yuko ahari cyangwa ubwacu mwuka wacu turi itorero, twabonye rero itorero rizajya mu ijoro. Umuntu wejejwe ugomba nyine umuntu ugomba wakese umwami mukiza akiragirira mu nzira nziza. Yes, twabyumvise nawe wabyumvise. Ahubwo noneho tugira ngo turebe noneho ni Kristo ko kuzaza gutwara uwo muntu. Shima impamvu bibajije muri uwo muntu yabivuziye mu kiganiro ko ni n'abapasiteri benshi babivuga. Aravuga ngo abantu birirwa bababeshya ngo Yesu ngo yagiye mu ijuru, barababeshya. Turi cyambere. Icya kabiri, abantu birirwa bavuga ngo ati Yesu gazaza, ubwo ni ububeshya. Icya gatatu, abantu birirwa bavuga ngo twege ngo tuyobora inama, ni ububeshya. Twege tuyobora abantu, niba muvuga ko muri inama mugende mu byatsi mujye kurisha, cyangwa niba wowe uri ahangaha witwa ngo uri inama usohoke cyangwa utegereje Yesu ngo kuko iri ni itorero ryanjye ngo niwe uriyobora ntabwo rya Kristo. Bivuga ngo we yaremye akantu ke, ari kubaka ubwami, akantu ke akanyuza mu Bibiliya, ariko na Bibiliya arihakanisha ibyo avuga. Uko isomye usanga Yesu ajya kugenda yahaye Petero inshingano ati nyoborera inama zanjye. Kandi izo nama tubona ko atari ihene cyangwa inama zivuga ngo mana, tusanga ari abantu. N'ahandi henshi cyane hagaragaza yuko turi inama. Ari nawe Yesu yavuze ngo inama zanjye. Ngaha Yesu yabivuze tubafashe bano bayumve. Yohana 21:15 Yesu ahereza Petero inshingano nka pasiteri. Aha.
Yohana 21:15 aravuga ngo nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona urusha aba kunkunda? Aramusubiza ati ye mwami uziko ngukunda. Aramubwira ati ragira abana b'intama banje. Ntabwo arimo avuga intama ziriya zo barya, yavugaga twebwe abamwizeye twise umukumbi kuko turi intama za Kristo. Urumva ko rero hano uriya muntu yarayobye kudukuraho ubutama ko azatandukanye intama. Abantu bamukurikiye ko bamukomera amashyi bamukomera amashyi nabayobotse inzira kuko twebwe tuyoboka Kristo twita intama. Hano arakomeza aravuga ngo ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri Simoni mwene Yona urankunda? Aramusubiza ati uziko ngukunda. Aramubwira ati ragira intama zanjye. 17 rero ndangiriza amubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yona urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda? Nuko aramusubiza ati mwami umenya byose. Iri jambo rihamya ko Yesu ari Imana. Ijambo mwami umenya byose, nta muntu umenya byose, nta marayika umenya byose, Imana yonyine. Hano Yesu rero ntiyakoseye Petero ngo nyibesheho ntabwo umenya byose. Hano rero nibita bikosora rya jambo abantu bagira ngo Yesu ngo kuba yaravuze ngo ntabwo azi umunsi azagarukiraho, yavuze hari nk'umuntu. Hano noneho Petero amubwiye nk'Imana ngo mwami uzi kumenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye. Ntabwo amukosoye ngo unyibesheho ntabwo menya byose. Niba Yesu hano yemeye ko amenya byose ntakosore Petero, nabiyita ko Yesu atari Imana hano birahamye ko Yesu ari Imana kuko ari guhita kosora Petero ngo simenya byose. Iyo topic tuzarizaho, reka tuhe akanya pastor kugira ngo nawe apfundikire atubwira ko icyo kintu ko nawe abyumva kugira ngo abantu bashobore kurushaho gufashwa mu izina rya Yesu. Mbere ko akomeza gato buretse cyo kintu bivuga gato hano Petero kugira ngo Yesu amuhereze inshingano kuko ni pastor buno gutuma ndumva umwuka w'Imana amata kugita mbivuga. Iri jambo ryongera Pastor Safari muri inshingano y'ubupastor. Hano harimo imbaraga ziyamushoboza kuyobora intama za Kristo kuko hano Petero azihawe kuziragira tarize, atazazifata nkaho arize azitwara uko ashaka. Akwiye hano Petero ari kubwirwa ngo niba unkunda ragira intama zanjye. Hano Petero ari kubwirwa ngo imbaraga zo kuragira intama zanjye nka Kristo ziri mu gukunda nge nyiri mukumbi Kristo. Ubwo rero Pastor Safari kuyobora itorero rya Hemu biramusaba gukunda Kristo kugira ngo ahabwe imbaraga zo gushobora kuragira umukumbi wa Kristo yaragijwe. Niyo mpamvu rero hano ntabwo ko ngo biraremereye, nibiremera ikibazo uzamenye yuko umukumbi ushobora kuba ufite ikibazo na nyirawo kuko nyirawo n'umukunda azaguhereza ubushobozi bwo kuragira umukumbi yakuragije. Ubwo ko buno butumwa Pastor Safari nawe wabwungukiramo ko kuragira intama za Kristo bigusaba gukunda Kristo, si ugukunda amaturo, si ugukunda impiya, si ugukunda ibyubahiro, ahubwo ni ugukunda Kristo ukaba umuyobozi uragira intama za Kristo nk'uko Kristo yakaziragiye nka represent. Imana ibamerumisha aho kazindiro kakugarukiye iwawe. Urakoze. Ndagira ngo nsome irindi jambo rimwe hano nanjye soza. Bisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 22. Nasoma duhereye ku murongo wa 12. Aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. 14. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. 15. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. 16. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero.
ninjye gishyitsi cya Dawidi, n'umwuzukuru we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi umwuka uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Ahangaha ndagira ngo nsubize Eric. Ijambo ry'Imana rirasubiza. Iki ni igihe Yohana yahabwaga ubutumwa bw'amatorero yo mu Aziya, amatorero 7. Ahangaha ubu butumwa burimo busoza, yahawe amagambo akomeye. Noneho uwatanze ubutumwa arivuga. Ubwo Yohana yerekwaga ari ku kiriya kirwa Patimo, yatangiye avuga ngo njyewe Yohana nari ndi mu mwuka, ngo ngiye kumva numva ijwi inyuma yanjye rimbwira riti ibyo ubona n'ibyo wumva ubyandike, ubyoherereze amatorero 7 yo mu Aziya. Buri torero rihabwa ubutumwa bwaryo nk'uko mu bisoma uhereye mu gice cya mbere kugeza igice cya 5 aho ngaho. Ariko mu gice cya 22 cya nyuma nicyo giheruka kino gitabo, ni nacyo giheruka Bibiliya yose, aravuga ati ndaza vuba. Ubutumwa uri bubahe ubabwire ko ntazatinda. Ati kandi ninjye tangiriro ni nanjye herezo. Aha yarasobanuye ko uhereye kera mu kuremwa kw'isi yarariho, kandi nawe ati ni nanjye uzabirangiza. Haleluya. Aravuga ati njyewe ninjye Alpha na Omega, itangiriro ni iherezo. Aravuga ati kandi ageze kuri uyu murongo wa 16, aravuga ati njyewe Yesu natumye marayika wanjye. Wavuganye na marayika, ariko marayika yakubwiye ubutumwa namutumye. Mani magambo yabaye intumwa. Marayika yabaye intumwa. None cumi na gatandatu ngo natumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, ni njyewe Yesu, ni njyewe Yesu uzaza. Bivuze ngo ntabwo wakagombye kwirirwa wibaza ngo ninde uzaza gutwara itorero, ninde wundi si. Yesu bwe niwe witumiye marayika abwira Yohana ati ni ngiye uzaza, uwatangiye ni nanjye uzaheruka, kandi ndaza vuba. Aravuga ati kandi ubabwire birinde cyane, kuko aho nzatwara abantu banjye nagiye kuhategura. Urudi nk'uko yabivuze muri Matayo no muri Yohana. Ariko aravuga ati hanze nk'uko mwere Tadadi yabaye bivuga, hari abantu bazajya hanze. Urundi ruhande rumwe abantu baravuga ngo mbese hari abibeshya ko bazatwarwa, ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasinzi n'abasambanyi n'abibone n'abasenga ibishushanyo, ngo n'abantu babeshye bose bagakunda no kubikora. Ahangaha umuntu umwe ashobora guhita bakate ko Bibiliya kuki hari abantu yisimbwa.
kuko ntabwo bibiliya hano yavuze imbwa zina abantu borora, ahubwo yashaka kuvuga abantu. Muri makeya hari abantu muri ubu buzima bakora ibintu ariko by'ububwa, bafite kamere y'ububwa itari iya kimuntu, imikorere yabo igaragaza ko ari ububwa. Kubera ko uzasanga abantu bamwe baba abakirisitu ariko ugasanga akunda gusenga, akunda kumva ijambo ry'Imana, akunda kuririmba, ariko no mu rusengero akabeshya. abakunda kubeshya bakanabikora. Ugasanga umuntu akunda gusenga, akunda kuririmba, akunda kujya mu rusengero, ashaka kuba abarokore bari, ashaka kuba abasenga bari, ariko ugasanga ntagira ukuri. Ugasanga ari akunda utw'abandi, ariwe uramuguriza ntiyishyura, kandi atari uko yabuze ubwishyu, ariko ahora ashaka kurya utw'abandi. Ugasanga hari umuntu ushaka kubaho mu mitwe, ateka utunyanga, ntajya ashaka gukora we, ahora ashaka kwifata gutya. Uyu munsi najya gusura kwa Eric, wagerayo Eric ariko nawe mfite ikibazo, hariho umushuti wanjye ufite ikibazo urwaye uri runaka, kandi yari yansabye rwose ko namugera, ariko nta tike mfite pe. Ndumva ni makeya, ukamuha itike, ejo ntuzamubone ariko yarayo kurya. Ntawe yagiye gusura, ntawe yarwaje, ntawe yagize ati. Rero n'abo bantu bafite utuntu tumeze nk'utwaha abantu benshi banasuzugura. Rimwe na rimwe usanga utwo twaha abantu batwinjiza mu mico yabo, ntazongere no kujya abifata nk'icyaha ngo abyihane, kuko ni ingeso yahindutse ubuzima. Twabaye nk'umwambaro yambara, ni utunyanga twe yaratwinjije, aratwakira, aratwemeza, niyo dukoze yumva atari nk'icyaha. Umutima ntumucira urubanza. Umutima ntumucira urubanza. Utwo rero nitwo twaha Bibiliya ivuga ko abantu bafite utwaha tw'ububwa. Abo bantu rero ntabwo bazabyinjira, utwo tuzabaheza hanze, kuko bari guhakanya Kristo. Wibuke Yesu acira umugani abigishwa be muri Mateyo 25, yarababwiye ngo abakobwa batashye ubukwe ari 10 bose baratowe. Yes, baritegura, bajya naho ubukwe buzabera, kandi bajyana n'abatabaza. Ariko ngo 5 bagira ubupfu ntibajyana amavuta. Bivuze ngo hari abantu uzasanga bamenye iby'iyi nkuru ya Yesu, bamenye iby'agakiza, baranakizwa, baranatura, baranihana, ariko bamaze kugera aho ngaho bihaniye, bamaze kugera muri Yesu, basa nk'abarambirwa, bava ku ntego bari bariho, bibagirwa ko mu mwanya uri imbere ari ubukwe. Noneho batangira gukora utuntu. Ariko we muzi ko hariya aho twavuye burya twari dufite n'utundi dukino twakinaga, twabaga inzoga twazisubiramo. Noneho burya twategereza n'ubundi tukanywa, nta kibazo. Buryo kukanywa hari icyo bitwaye. Twategereza Yesu duteka imitwe. Twategereza Yesu n'ubundi aho dutegereza twarahageze. Ntabwo turi buhave, twageze mu rusengero, twageze mu itorero, twarabatijwe, twararirimbye, twinjiye mu kubwiriza, amatabaza, dufite impano, turabwiriza, turahanura. Niba babandi yavuze ngo azababwira ngo nimumve imbere, ntabwo nigeze kugira gute kubamenya, ariko bari bazi ko bageze aho bategerereje nabo naza bazinjira mu bukwe. Akari k'agakiza ka kabiri kagaragarira mu guhinduka usa na Kristo, uwo muhamisha imyitwarire atari amagambo gusa. Naha ngaho uragasobanuye. Hanyuma rero Imana iguha umugisha. Ndumva ngerageje gusobanuraho, ariko Yesu ni uzaza gutwara itorero rye, kuko niwe
waricunguye niwe warikoye amaraso y'igiciro. ndagira ngo tubashimire kandi Imana ibamugisha abadukurikiye. ngira ngo abantu dukurikiye barasobanukiwe, dukoze n'ikiganiro kirekire kandi kirimo amagambo meza kandi yatuma ko umuntu akura yakurikiranye. turasaba abantu badukurikirana bazacumba iki kiganiro kirangire, gisangize aho hantu hagaragaje uzaza gutwara Yesu, yewe na Yesu igize kubivugaho abivuga nk'umuntu, ariko ntundi tugiye gushishura dusanga ari wivugaga ko azagaruka. ubwo yabwiraga abigishwa be muri Matayo 10:23 abavuga ngo niba barenganyiza umudugudu umwe muzajye mu wundi, ndababwira yuko mutazamara imidugudu yose ya Isiraheli umwana w'umuntu ataragaruka, kandi niwe muntu wahindutse ngo yaje mu isi. kandi bikongera batwereka ko ari Yesu, bikongera batwereka ko ari Imana, bikongera batwereka ko ari ijambo n'iburi, ni mbese Yesu ni byose. kandi ikindi aho uvuze kumbwa ubivuzeho byinshi cyane, ariko twabaha n'urwandiko nge nkanjye hari ijambo riri muri Petero, urwandiko rwa 2 Petero, urwandiko rwa 2 ibice 2:20 yagaragaje yuko abantu bitwa imbwa ari abantu, ntabwo ari ibisimba zasubiye ku birutsi, nuko ari bandi bamenye ukuri ari we Kristo, bava bisobanuye noneho ko Kristo y'umumenyerera avuga ngo uva mu busambanyi, va mu businzi, va mu buyari, va mu bubeshyi, va muri bya bintu byose. bamara kubimenya nk'uko wavuze bagatangira guhabwa n'Imana kwanza nk'uko wari mu bisobanuro. noneho ko ibyo byose bamenye n'ukuntu bamaze guhabwa Imana, bakareba gutegereza twageza nabi byo kutubwira Yesu reka twikore ibyo dushatse, bakabyizingitiranyiriza buri ko bakavuze. noneho urumva bahunze byaha barihunga babivamo kubwo kumenya neza Yesu, bamenye nabi, bamenye neza kubwo ko bamaze kumumenya batajya kumumenya baramumenyereye, baramumenye neza bagira kuba bamumenyere. reka mbwira abantu badukurikiye, nubwo wamenya umuntu uzirinde kumumenyera. egare kubituvuga ngo nubwo mwamenye Imana, nubwo mufite Imana, nubwo dufite Imana turi kwigisha, twirinde kuyimenya kuko Imana niyimenyerwa. n'umuntu ubwe ushobora kumumenyera akakugwa gitumo, ugasanga akakugwa nabi, mbese ukamusesema ukamugarura. ubwo rero aravuga ngo rero abo bantu bamaze kumenya ukuri bakongera bakabyizingitiranyiriza cyangwa bakabisubiramo, bari baramenye bakabivamo, aba bagereranya nk'imbwa ngo yamaze kuruka ibirutsi ariko ikongera ikabisubiramo. kandi ibirutsi bigereranyije na byaha warabirutsi urabisesema. imbwa n'abarozi ko bari imbwa n'abantu basubira mu byo noneho urumva arabirutse yongeye agiye kubirya, kandi uvuye mu busambanyi usubiye mu busambanyi. egari usubiye mu birutsi yongera bifata nk'uko ingurube ngo yuhagiwe, mwanya magambo amaraso Yesu yakwejeje yagutunganyije, noneho kandi ukongera ugasubira muri bya biziba Imana igafasha ibyaha nkana. rero ubikora waramenye neza Yesu, kandi yaragwaye n'ubushobozi bugukura mu by'isi byangiye. ugahitamo urwandiko rwa 2 rwa Petero 2:20 Imana yamenyesheje wo magambo Eric yarasoje nawe. ngira ngo iki kiganiro nakagaruka kuko Paul yavuze ngo tubivuga agace gato, twebwe tubivuza akantu k'akadomo, ariko nzi ko hari benshi bazafashwa. turasaba kugira ngo muzandike comment rwose, mutwandikire. ikindi kandi pasiteri ni ubwa mbere yinjiye kuri YouTube, be careful, turamusaba kugira ngo atange nimero, kuko umusaza ni umuntu ukuze, ashobora kukugira inama, ashobora gusengera, ushobora nawe kugira icyo umubaza cyangwa icyo umuha. ni urugero ngiye nta kibazo kubivuga, sibyo? na Didier aratanga nimero ye, iyangiye muzamwibona igihe mushakiye no kuri YouTube ibihari. umukozi w'Imana watanga nimero, nawe ugatanga nimero kandi tudusengera. reka ngiye mvuge ngo ndarangije. turasaba kugira ngo wese ashyire kuri stati ye, asharingira abandi, kandi akore subscribe kugira ngo ibiganiro bizabica hano ajya abona uburyo bimugeraho vuba atabanje kujya kubishakisha kuri YouTube. Yesu abamere umugisha, ndabakunda cyane. urakoze cyane. nanjye ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, ariko by'umwihariko ndashimira bene data abagerageza gukurikira inyigisho z'ubutumwa bwiza ku ikoranabuhanga. izi nyigisho ni nziza, Imana ibahe umugisha. urakoze. ni akamenyetso ko guteranya 256 7 8 7 8 28 87 9. Imana ibahe umugisha. Yes, iyanjye musanga muyibona ni uguteranyaho 256 7 5 3 2 2
18 rimwe, guteranyaho 256 7 5 3 2 18 rimwe. Didier ndabakunda. Shalom shalom. Shalom shalom. Data turagushimiye wabanye natwe. Haleluya. Tugushimiye yuko Uwiteka dushoboje gutambutsa ibiganiro twese twari mu rusinga rumwe kandi umwuka w'Imana yabanye natwe. Tugabura iby'ubwami bw'Imana ndetse no gutegura umugeni wa Kristo, kuko twongeye kwibutswa ko hanze hazabimbwa n'abarozi. Uturinde kuba imbwa, uturinde kuba abarozi, uturinde mwami Imana kuba ababeshyi ndetse no kubikunda ngo tubikore. Hagati muri twebwe niba hari ababeshyi uranduriye imbuto, kuko Satani wese w'ibinyoma. Kuba mu buzima bwo kubeshya tuba duhamye ko turi aba Satani, kuko Kristo Yesu niwe kuri dukwiriye ko turi abukuri, tukamubuza bwo kutishushanya ahubwo tugahamya Kristo mu gihe kidukwiriye, mu gihe kitatukwiriye. Dushoboze Kristo n'abadukurikira ngo basangize buno butumwa kandi bazakire ku ngororano z'impinduka zizaba mu bantu bose bazabukurikira, uko bazubakwa bari ko bazubakisha abandi mu kubusangiza. Ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Shalom shalom. Ikiganiro nakagaruka. Amen. Bye bye. Bye bye.